Ndabasuhuje cyane bene data bakunzi ba Gospel TV Rwanda. Imana y'amahoro nibishimire cyane. Ni mwene so Ernest Niyonsenga. Ndi umusore ushima Imana kandi nezererewe ubuntu Kristo yangiriye. Haleluya. Abantu mwese mudukurikiranye hirya no hino ku isi, mu Rwanda, muri East Africa, abo mu Burundi, muri Kenya, Tanzania, Uganda ndetse na DRC, abandi mwese muri Canada, USA, abari ku mugabane w'Uburayi, Asia, Oceania, Imana y'amahoro ibishimire cyane. Nukuri ndabakunda cyane, mfashe uyu mwanya kugira ngo nshimire umuntu wese utugaragariza urukundo, kandi nshimire umuntu wese uha agaciro cyane ijambo ry'Imana, uha agaciro ubutumwa bwiza, ubyumva akabigenderaho. Ndamushimiye cyane. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Rero ndagira ngo mbahe ikaze mu kiganiro Isoko y'Agakiza. Isoko y'Agakiza ni ikiganiro kizajya kinyura kuri Gospel TV Rwanda rimwe mu cyumweru ku wa gatatu nimugoroba. Gishobora kuza kiri live cyangwa ari video record isanzwe, ariko ndabashishikariza kujya mugikurikirana kuko hari isoko y'agakiza twabonye. Ako gakiza duhabwa tukagaheshwa no kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Bene data rero nezerewe cyane no kubabwira ngo Imana iradukunda. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abamwizeye bose bakizera iryo zina, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngabo ngabo bakunzwe urukundo rukomeye cyane n'Imana ubwo yemeraga gutanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo umuntu wese uzamwizera atazarembuka, ahubwo ngo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero bene data, uru rukundo Imana yadukunze twe kurupfusha ubusa. Ubu buntu twagiriwe twe kubupfusha ubusa, ahubwo duharanire gukora icyo Imana ishaka no kugendera mu ijambo ryayo, kuko turi mu minsi ya nyuma. Ni iminsi iruhije umugenzi ujya mu ijuru. Reka dusome ijambo ry'Imana gatoya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ni ubutumwa bugenewe buri muntu wese uzumva cyangwa uzabona iki kiganiro. Ni ijambo ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, igice cya 6. Turasoma umurongo wa 2, wa 5 n'uwa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo, mwa misozi mwe namwe mfatiro z'isi zitajegajega, nimwumve kuburana k'Uwiteka, kuko Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe, kandi azaburana na Isiraheli. Umurongo wa 5 uravuga ngo, yemwe mwa bwoko mwe, mwibuke icyo Baraki umwami w'Imowabu yagambiriye, n'icyo Balamu mwene Bewori yamusubije. Mwibuke uhereye i Shitimu kugeza i Gilugali, kugira ngo mumenye ibyo gukiranuka Uwiteka yakoze. Aravuga ngo mu murongo wa 8, aravuga ngo, yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka dusome n'igitabo cy'Intangiriro, igice cya 4. Turasoma umurongo wa 10 gusa. Dusome mu izina rya Yesu. Aramubaza ati, icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe
rirantakira ku butaka. Yobu igice cya 13 umurongo wa mbere n'uwa kabiri havuga ngo dore ijisho ryanjye ryarabibonye ibyo byose, ugutwi kwanjye kwarabyumvise ndabimenya, ibyo muzi nanjye ndabizi ntimundusha. Haleluya, haleluya bene data, haleluya barokore. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane ko burya Imana yo imenya neza imigambi y'umwana w'umuntu, kandi imenyera kure ibyo yibwira. Yobu we yaranditse ngo ibyo muzi byose nanjye ndabizi ntimundushe. Ugutwi kwanjye kwarabyumvise, ijisho ryanjye ryarabibonye. Imana yo mu ijuru irakureba ikakwitegereza. Iyi Mana ifite ubushobozi bwo kureba agashishi k'umukara munsi y'ibuye ry'umukara no mu ijoro ry'umukara. Nta hantu wakishira ijisho ry'Imana. Aho waba uri hose ijisho ry'Imana rirakureba. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Mika ryatubwiye ngo nimwumve kuburana k'Uwiteka Imana, ngo yakweretse icyiza icyo ari cyo. Irakubwira ngo ni ugukora ibyo gukiranuka, ukagendera mu nzira z'Imana, ukagendana n'Imana, kandi wicisha bugufi. None se mwene data, muri iyi minsi urimo uragendana n'Imana? Muri iyi minsi uri gukora ibyo gukiranuka? Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu riratubwira ngo dore ugutwi kwanjye kwarabyumvise, ijisho ryanjye ryarabibonye, ibyo muzi nanjye ndabizi ntabwo mundusha. Ni ukuri iyi Mana yo mu ijuru, iyi Mana yo mu ijuru icyo ishaka nuko dukora ibyo gukiranuka kandi tukagendera mu ijambo ryayo. Twe kuryumva gusa, kuko kuryumva ntacyo bimaze, ahubwo turyumve tunagendere mu ijambo ryayo, kuko ntabwo ifite kugumya yihanganira umwana w'umuntu wanze kwihana ngo amare amaze. Imana yo mu ijuru irababaye cyane, ibabajwe n'umwana w'umuntu wanze kwihana, kandi igihe ni iki cyo kwemererwamo. Niwumva ijwi ry'Imana mwene data, ntiwinangire umutima, kuko Imana irimo irahamagara. Dore ihagaze ku rugi irakomanga. Niwumva ijwi ntiwinangire umutima, ahubwo ukingure, Imana yinjire mu mutima wawe. Rero Imana yagukuye ahantu henshi hatandukanye, yakuvanye mu misozi myinshi, yarakuzamuye. Imana yo mu ijuru yaguhaye akazi. Imana yo mu ijuru yakurinze impfu nyinshi nawe ukabyibonera. Abenshi turavuga ngo twabonye Imana itambuka bitewe n'icyo Imana ibikoze ku buzima bwacu. Ariko se mbega mwana w'umuntu, nicyo wituye Imana? Imana irakubwira ngo garukiraho, garukiraho, dore ijisho ryayo rirakubona, kandi ibyo uvuga n'ibyo ugambirira byose Imana irabizi kandi irabibona. Ibyo byose byitugatugira imbere ku rugi rw'umutima wawe, ariko ni wowe ugomba kubinesha. Igitabo cy'Intangiriro twasomye mu gitabo cy'Intangiriro igice cya 4 dusoma umurongo wa 10, haranditse ngo Imana yabajije Kayini, iramubaza ngo mbega Kayini, icyo wakoze ni iki? Icyo wakoze ni iki? Iki ni igihe Kayini yari amaze kwica murumuna wa Abeli, ariko Imana yabanje kumuburira, iramubwira ngo ibyaha biri ku rugi, byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko nanone wabasha kubitsinda ukabinesha. Kayini yanga kumvira ijwi ry'Imana. Imana irangije iramureka. Burya nubura ubwenge Imana izakureka. Icyo yakoze ni iki? Yagambiriye mu mutima kwica murumuna wa Abeli, arangije aramwica.
Imana iramubaza ngo murumuna wawe ari he? Kayini aravuga ngo mbese ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Ariko Imana iramubwira ngo dore ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe riritugira rirantakira ku butaka. Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka. Bene data, ndagira ngo mbabwire, Imana yo mu ijuru irambiwe urusaku rw'amajwi y'ubwoko bwayo buri kurenganywa n'abantu banze kwihana. Imana yo mu ijuru irambiwe urusaku rw'amajwi rurenganywa n'umwana w'umuntu. Ibyo byose byarazamutse Imana bisanga Imana, byabaye urusaku mu matwi y'Imana. Kandi ijambo riratubwira ngo igihe kigiye kugera Imana ihaguruke ku ntebe y'imbabazi ize guhora inzigo. None mwene data, uri hehe? Amajwi y'abana ababyeyi bakuyemo inda, ababyeyi bafungishije, amajwi y'abana arimo ararira ku bantu bagiye bakuramo inda. Amajwi y'abana arimo ararira, ari kurira, ari gutabaza Uwiteka ngo mwami Imana, Uwiteka dutabare. None mubyeyi, mwene data, si ayo majwi gusa, amajwi y'abantu murenganya mu kazi, amajwi y'abantu muriganya, abantu mwiba, ayo majwi niwo muborogo, nuko kuniha bimaze kuba urusaku imbere y'Imana. Imana irahagurutse. Niba utihannye ngo ugarukiraho mwene data, ngo uhunge umujinya w'Uwiteka Imana, uhungire muri Kristo Yesu, wature ibyaha byawe, ubabarirwe, Imana irakuburira ngo garukiraho mwene data, garukiraho mwana w'umuntu. Rero reka dusoze ku ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 10:9. Haratubwira ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami. Niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima ko Imana yamuzuye, uzakizwa. Amena. Ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe ko Imana Data yamuzuye, uzakizwa. Kandi namwe yarabazuye ubwo mwari mupfuye muzize ibyaha byanyu. Bene data, ubu buntu twagiriwe kuki tubupfusha ubusa? Ariko ibyaha byitugatugira ku rugi rw'umutima wawe. Imana yaguhaye ubushobozi bwo kubutsinda. Imana iratubwira ngo mwambare intwaro zose z'umwuka kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Rero iyo akweretse icyiza icyo ari cyo, ukinangira umutima, ukaguma mu nzira yo gukiranirwa, igihe ni iki kugira ngo uve muri urwo ruhogere? Igihe ni iki kugira ngo uve muri iyo nzira irambuye, iyo nzira ngari abantu benshi bari kunyuramo? Ukurikira inzira ifunganye, inzira y'umusaraba. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atamunyuzeho. Bene data, rero gukizwa ni ikintu cyiza, kandi umuntu wese mu isi y'ibyaremwe y'ibifite ubuzima yakwiye kwifuza. Reka nkubwire, watunga ugatunganirwa rwose, wakiga amashuri menshi, wagira icyubahiro, ariko nta cyiza nko kuzaragwa ubwami bw'Imana. Umva ikintu kimwe: iyo utunze Kristo mu mutima wawe, akakubera umwami, akagenga ubuzima bwawe, ukagendera ku ijambo rye, ukaba ubirimo neza, utari nyamugirya nino,
ni ukuri Imana ibana nawe. Ikintu cya mbere, ugira amahoro yo mu mutima. Ikintu cya kabiri, ntabwo uterwa ubwoba n'urupfu rwa kabiri. Ikintu cya gatatu, Imana ikongerera ibyiringiro. Ntabwo uba wibaza ngo mbese ko bigenze bitya ndabahone. Ntabwo uba wibaza ngo ko uburwayi bunsatiriye nzakira nte. Iyi Mana yo mu ijuru hari ikintu ijambo ry'Imana ritubwira ngo hari ibimenyetso bizagendana n'abo bizera, harimo no gukiza indwara. Bene data rero, nta kintu na kimwe Imana yo mu ijuru kiyinanira, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta cyaha itababarira. Kugira ngo rero ujye mu irembo, unyure mu irembo rifunganye, mu nzira ifunganye, nuko ugomba kwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukamwizera. Kandi iyo ukimara kumwizera urakizwa mu izina rya Yesu. Mu gukizwa rero uhita utangira urugendo rwo kwezwa. Ni inzira mu rugendo rwo kwezwa, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo hazabaho inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa iyo kwera no gukiranuka. Ngo kandi ngo abanduye imitima yabo, ngo iyo nzira ntabwo bazayinyuramo, kuko ngo azaba ari inzira yo kwera no gukiranuka. Bene data rero, ikintu kitarimo kwera, kitarimo gukiranuka, kitarimo guca imanza zitabera, aho ngaho Imana ntabwo iba ihari. Kandi Imana iradushaka mu nzira yo kwera no gukiranuka no guca imanza zitabera. Aho niho Imana ibonekera. Aho niho Imana ibonekera. Hungera rero mu nkuge ariyo gakiza k'umwami wacu Yesu Kristo, uhunge umujinya w'Imana uzibasira abantu batizera, kandi wite ku iherezo ryawe, urinde ubugingo bwawe, urinde umutima wawe, kuko ari wo uzabona Imana. Ndagushimiye cyane rero. Imana y'amahoro ibane nawe. Tugiye gusenga. Bene data, ni iby'igiciro gikomeye cyane ko twahawe imbabazi tukababarirwa kubw'ubuntu bw'Imana, kandi dusobanukiwe neza ko tudakwiriye kubupfusha ubusa, ahubwo dukwiriye kugenda mu nzira yo kwera no gukiranuka, kuko iyo nzira ni Imana izadusangamo. Kandi dusobanukiwe neza ko tugomba guhunga umujinya w'Imana, kuko ijisho ry'Imana byose ryarabibonye, ugutwi kw'Imana kwarabyumvise. Kandi ngibyo tuzi, Imana irabizi, ntabwo tubiyirusha. Ngo kandi yatweretse icyiza icyo ari cyo, ngo ni ukugendera mu nzira yo gukiranuka kandi dutinya Imana. Haleluya. Ndabashimiye cyane. Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga. Haleluya. Tugiye gusenga kugira ngo iri jambo umuntu wese uryumva rishore imizi mu mutima, kandi risenye ibyo Satani yubatse, risenye ibintu bitubatswe n'Imana, ryubake ibintu bizima mu mitima y'abana b'Imana. Kandi umuntu wese uri buze kwizera akatuza akanwa ke akavuga ngo Mana, naracumuye rwose, sinashyikira ubwiza bwawe, ariko nakoze ibi, ukabyatura. Wamara kubyatura ukavuga ngo nizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye, kandi nizeye ko Imana yamuzuye, nizeye ko yicaye iburyo bwa Data, kandi ko azagaruka kutujyana. Mbabarira Yesu, mbabarira kubwo urukundo n'imbabazi zawe, unyemerere unshyire mu bana bawe. Imana yo mu ijuru irakubabarira, kandi uhita utangira urugendo rwo kwezwa, uhita utangira urugendo rwo kunesha. Usaba Imana iguha imbaraga z'umwuka wera kugira ngo ubashe kunesha isi na Satani ndetse n'umubiri. Imana ibagirire neza. Reka dusenge. Data, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye imbuzi zawe udahwema kutugirira. Nukuri waradukunze cyane. Urwo rukundo wadukunze watanze n'umwana wawe w'ikinege
kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ijambo ryawe rirambwira ngo nitwatuza akanwa kacu kuri umwami, tukizera ko Kristo wazutse, ko Imana yakuzuye, icyo gihe tuzakizwa. Hari abantu mwami Imana bagiye kwatuza akanwa kabo, abo ngabo mwami Imana ubababarire, kureho ibyaha byose, za karande zikureho, ubejeshe amaraso ya Kristo, mwana w'intama wawe w'Imana yaviriye ku musaraba i Golgotha. Wongere kubabaraho icyaha ukundi, ahubwo ubite abakiranutsi, bandike mu gitabo cy'ubugingo, kandi imirimo yabo mwami Imana izibukwe, iba amakamba azagenda iba aleluya, izagende ibaherekeza. Urakoze cyane mwana, bana natwe rero, bana na bene data, imbaraga zawe ziganze, urukundo rwawe ruganze, ubagaruze ubugwaneza bwawe, bagaruze ubugwaneza bwawe mwami, kuko igitambo kizima cya Kristo icyo ngicyo nicyo cyatumye natwe twitwa, natwe tumenya, kandi ukatumenya izina. Haleluya, warakoze cyane. Ibyo byatumye twitwa abana b'Imana, kandi tukaba abana b'Imana. Haleluya, ndagushimiye cyane rero. Ngwino ukora ibyo gukiranuka ku mitima y'abantu bagiye guhinduka, kandi mbasabiye imbaraga z'umwuka wera, ambara intwaro zose z'umwuka kugira ngo babashe guhagarara badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Urakoze cyane Kristo, kuko ubigenje neza, kandi urakoze cyane ko ubanye n'imitima y'abantu bagiye guhinduka. Mwuka wera n'isezerano waduhaye, uwo nguwo bazabana natwe, kandi azagendana natwe, azenda ku bya data babitumenyeshe. Haleluya, ngo natwe nawe tuzahabwa imbaraga, uwo mwuka natumanukira, kandi tuzaba abagabo bo guhamya. Haleluya. Reka mwami Imana abantu bose, umuntu wese uri buze gukorwa n'ijambo ryawe ku mutima we, agaca bugufi, uwo nguwo ahabwa izo mbaraga, kugira ngo abe umugabo wo guhamya aho wamukuye. Turagushimiye ko watuzuye. Haleluya, turagushimiye ko watuzuye. Habwa icyubahiro mwami Imana. Urakoze cyane, mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Ndabashimiye cyane. Imana y'amahoro ibishimire, kandi umugisha Kristo atanga n'imbaraga atanga kunesha ibyo byose, ni ukuri ndabibifurije. Ikizaba cyiza ni uko twese tuzahurira mu ijuru dusingiza Imana iteka, tuvuga tuti hoziyana hoziyana, singizwa wowe mwami w'abantu. Ndabakunda cyane. Imana y'amahoro ibishimire. Mbisubiyemo, ni ukuri bishimire. Ntabwo nabona uko mbivuga urukundo mbakunda, ariko Imana yo ibakunda kundusha, kandi hari n'ikimenyetso yaduhaye, izana umwana wayo iramwohereza ati genda byo gucungura abana b'abantu barushye. Mukomeze rero mu gudukurikire kuri Gospel TV Rwanda, kandi iki kiganiro isoko y'agakiza, umuntu azacungukiramo byinshi. Uhabwe umugisha cyane, wowe uzahinduka ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, azahita ahindura ubuzima bwawe, kandi azabana nawe iminsi yose. Ntimukiganyire ngo tuzarya iki, tuzambara iki, ibyo Data wa twese azi ko tubikwiye, ahubwo ni ukuri ndababwiza ukuri ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Amen.